Cerebral Studio. Sheri, ikibazo uriya mugabo afite ndakizi. Umva, mbere na mbere n'umuhanzi mumuzanira icyo kunywa. Erike! Karame mama. Wino hano twari kino gikapu ujye kukibika. Nari kuri WhatsApp ku ishuri twatuntu batunyoherereje. Karame. Suza nyokoro ndere mu. Anko. Ese sha. Mukomere. Komera. Yego. Uzi kuba umusoro ngana utya. Reka daduherukana kera nyirakana gato yako narakuze ubu ngubu. Sigaye niga mama yakubwiye ahantu ngeze. Ngugeze mu bakanga. Amashuri nyageze kuri. Nukuri. Ndajyana kino gikapu. Yarakoze. Zakura n'ubwenge. Na papa se siko yari ameze jya numva amateka ye. Nanjye ngomba kuzamera nkawe. Ubwire na saa maze hano. Reka nzimubwire mama. Samu. Saa. Mwese muri hano. Ntabwo. Aho ndetse musubiza. Suza umusaza. Komera cyane. Uyu ngo ni we witwa. Mwisamu. Komera sha. Wagiye urenza. Komera. Sasa gute se no? Saa genda umuzanire. Ngufusende. Saa. Ntabwo mwibuka Se mama. Ariko musohoje nabi ariko wagiye urenza. Nta nubwo ujya umenya kwibumbariza. Nyihorera. Saa muzanire. Oya kabyere hanje. Muzanira kabyere. Mashini yanjye nawe yiriwe hano sumo. Kireza kameza. Babarira. Warakoze kure. Narareze ne. Uzi kuri ari unyubaha kurenza abo nabyana. Sike musaza. Natwe kutatuza. Yasa ubwo. Yonguriye nyokoro twebwe watwibagiwe. Ame kamasi. Yaje gukara kwakira umushyitsi. Arikoze. Uriya mwana nawe akunda abashyitsi. Sheri wabibonye? Aracururutse. Manze. Na kiruzo reka kibanzana mama. Neza hasa. Ntabane. Yarataragushika. Papa niwe wa mbere. Niterwe mama. Ku buzima bwacu. Ariko rero umusaza rero. Ubuzima bwanyu se ni. Sheri do. Mbona nashaka kumvugisha. Ariko ntureba. Ariko se saho muramu wanje. Aryoshye. Gakwandi mbanzi ikintu akunda. Mbanzi ikintu akunda. Ariko wabyemeye se noneho ntabwo ntwara. Ntabwo ntwara. Gatike. Nta kibazo. Sheri. Sheri. Ndakumva. Okay. Nta kibazo. Bo. Genda. Ihite umurabire n'ibihumbi 200. Azarebe n'akantu yakora mu cyaro kugira ngo ajye abona nuko dusura.
Mboga kwa karame noneho nibakurerere ifaranga hariya nyine genda umurebera amafaranga 200 nawe azareba ikintu mbese yakwifashisha. Erega buriya umuntu yagusuye n'urukundo rwamuzanye ntugire ngo sibyo. niwumva aratumuramu nawe ngo ni menshi yose no gusesagura none se nagira nayaguhe nyine ugenda uyanyweye. Ubwo zashaka ve uyu ubona gatatu wazanye igihembwe gishize ubona nibura trimestre rero bari ndareza papa biri kugenda neza cyane kuko nyine tunatashye mbanza hari abana twigana mbanza no kujya kureba tugakoretiva cyangwa ujya kuzerera shaka ukajya gukina amabiye n'iki bidafite amabiye ntabwo niki niyo mpamvu ubona ngo kujya hano ninze mba nagiye gukoretive n'abandi bana nyakara mu kwisukura iki gihembwe muzana amanota meza nibura hejuru ya 70 hagati ya 70 na 80 n'ukuri kw'Imana nzakujyana igisenyi ku mazi utembereza n'abandi bana nvugisha kwifuza n'ukuri kw'Imana rwose umva ayo nzagera ahubwo nzagera na 90. reka ngomba kumutiva ku buryo uzagira motivation niba ukagaragaza ikintu ushoboye mu myaka uzasiga ndende nkuko nyine kabanga ni uzasigara imitungo yawe. Papa waje cyane Kari mwana wanjye biteze uvuye kuna utaria mshomba nuko waje sinamenyeka nawe baje kazi kakambira kazi wa mwana we iyo mbonye amasani uragiye kurunga manyiza amahirwe mbere bajya gusa mbere kuzajya kumbwira ngo ndaje oya kungu nanjye numvisha nameze neza mu mutwe bakanyembeye mu rugo gatonde nduka ndakoreka sibikira mu rugo n'amavunyi nyine ndahita nza parika imodoka itangira ndacana gusa nkunda guca mu gikari kwa ncana gusa meze neza wowe se nanjye meze neza ariko maze iminsi turi kutubazo kuki ibibazo byikorera nani Kevin ugenda ukora devoir uvugana n'umushiki wawe utu tubazo turarutuye cyambere maze iminsi ntabona mama uvuga mama wese bo hari ibintu naramutumye naraguze bigeze gatona kurabifata ejo naramuhejeje ngo agende agiye Kampala arangura ibindi nagera igatuna muheza amafaranga bisorera bizana kimwe ubu niyo mpamvu maze iminsi 5 mutamubona ariko ndakeka ko ejo ndazagaruka n'indi kibazo muzi kanizeye ko azaza ameze neza hanyuma sikusigaye numva nawe ngo ntabwo utari kwitwara neza ngo usigaye ujya mu dusoro ibyo ntibyabura ariko ntabwo ari abasore bose ifite umusore nkunda cyane twasa muki ugisha bimeze bite umva mfite umuhungu dukundana nkunda cyane yitwa Sami uvuze kugisha yitwa Sami wowe ufite umuhungu mukundana ubu muzima cyangwa warasaze ninde ubwo berengaza kujya mu nkundu n'abahungu ngiye ntabizi ntagomba gufata umuhungu wese wose ubonye ntabwo njye mfa gushingira inyana zingagera uburenganzira n'ubwanjye bwo guhitamo papa urashaka kwishyira hejuru se ari urutugu rusumba gukora agasuma ijosi nese uzandambagiriza umva nkubwire kabanya ubugoryi uranyumva uracyari mutoya myaka 20 utangiye gushaka abasore uracyakini kwiga kaminuza ndashaka kuzakohereza hanze ukajya kwiga mu Budage ntutangiye kujya mu by'abasore yego umusore nafite gahunda n'ubundi tuzigira no hanze uri mu muzima mutwe ndavuze urandika amatwi neza urandika amatwi wemera ko nditsiko yego nzongera kumva uvuga iryo zina ngo ndisame niba risame ushaka kuzamfira usaho oya njye ufite gahunda naguteganyirije ndashaka kwiga kaminuza urangize mwerezi burajye kwiguze ufite za lisansi na za masters nawe nagashaka kongera n'abafite gahunda ndende ziba shaka ko gahunda ndende mva kubwira nzongera kumva iryo zina ngo ndisame kandi mvana mu rugo rwanjye zakuvuna umuheto abarije urarutugu rukora ugasuma ijosi
urashaka kwiyangiza ukiri muto imyaka 20 ufite ugutangiye kujya mu bagabo haguruka se imbere kugenga oya ariko yenda mukunda ndavuze ngo imbere cyane tarakuza winyogwe ngo akana n'ikindi kitareka cucuza umva mwana wa nari ngubuze n'ubu nari ntangiye kubabara ngo umwana wanjye ko atanyitaho yego bambi iyo za Kigali muraho se turaho turashima Imana turakomeye yewe iyo i Kigali haragoye mwana wowe ahantu numva ngo udukwi n'ukutugura ngo amazi ngo n'ukuyagura yewe umva mwana we ibintu byose n'ukugura iyo umbwiye rero ngo muraho iyo umbwiye rero ngo birakomeye none se umva nese mwana we ko ntabwira uriya muhungu wo kwa Matiyasi ngo yasudukwe nkuzanire cyangwa nkoherereze ati mwe mama rwose bijimwe byoya ariko nyine amategeko yanyu abahaye mwana wa uko mfashe ishapure ryose mwana wanjye nkavuga rozari nkavuga ndakuramuta Mariya nkavuga uri mu ijuru byose mwana wa nkwereka Uwiteka oya no kurera ko nani nyama niso nani masama ko yamuve ubwo ahubwo umumbajije na cyane yego nagira ngo numve uko meze ariko ubu mfite igishyika mwana wa nukuri hashize iminsi none se ntawe mwahuye nawe yaje i Kigali none se nta nubwo yaba yarahuye na mushiki we byibuze wenda ariko mushiki wenda nazajya kureba ariko wasi rwose nandi makuru mfite ngibyo njya numva i Kigali ngo iyo umuntu ahuye n'undi ngo nta musuhuza ngo mwagahita ngo n'undi agahita ariko wokagiriwe niko se mwana wa Kigali nyine nuko tuba twibereye ugahura n'umuntu agahita nawe ugahita ntuvuge uti waramutseho kare umuntu aba afite mu mutwe gahunda nyinshi ndakwikumburiye ariko nenda kuza ejo bundi nenda no kukuzana mu kazana ugize ngo iki nsubirira nenda kukuzana mu kazana niko se mwana wa nuko nakureba iyo nakurebaga mu maso ngo ndimo nditegereza kuri telefone yanjye nkagira ngo nakureba mu maso none telefone nakoresha amenye kuyikoresha iyi taci ubu ngubu narabimenye maze n'abantu bose duturanye baza kuyintiraho ngo kuyivugiraho umukazana wanjye rero mwana wanjye ubu ngiye gukaza amasengesho nkaza amasengesho mwana wa uzabyare kobwa na hungu bumise mbona oya umugisha mwana wa n'ubundi migisha ngusabira ureka nawe mushyiremo rero reka mushyiremo naho ubundi rwose mwana wanjye umbwiye agakuru keza ubu ngubu ndaryama sinzira ndakakura ntabwo wamenye ko nahageze ni byiza gera uzane iriya ntebe wicare tuganire ni nawe rwose wowe uragenda ukaguma iyo ngiyo utigira hano hafi ngo twicare tuganire turebe ko twakangura bizinesi yacu hari utuntu ndi kubaramo hariya umeze bite se sa ese ko mbona wicecekeye utari gushakisha wa muntu watwibye urabona bizinesi yacu izaguka gute sa sinzi rwose
ariko ejo bundi kuri sitasiyo yari barampamagaye barambwira ngo bari kubikurikirana wari bari bafashe nyine ndashaka kuza kujya nimugoroba ahubwo se nyine wansigariye nkaza kujya kuri sitasiyo ubu se njyewe ibyanjye akazi kanjye nkagakora ryari usibye rimwe ntufite abandi bakozi bo mbega bariya abakozi baratwibaza mbese ntiwabonye uriya wakwiba ndibaza izongera bikwibaza agishije mfite akazi kenshi abakiriya baza kumvikana iki kibaza kazakora n'umukozi w'umuzamu nyine ni ukwihangana ugashakisha umukozi w'umukozi mbese none ibi ni ibiki iyi ni sitire yanjye urabona atari twiza turakubereye ariko saa mva uvuga ni ugutaruka nuko papa wawe yitwara kure imyitwarire ye rwose intera ikibazo pe nyine mama papa rwose njye nyine ejo bundi nibwo nari ndi mu nzu numva umuntu arakomanza ngiye kumva numva ijwi ry'umukobwa barimo bavugana basa imyitwarire ya papa wawe turaza kuyiganiraho nijoro ariko natisubira umva tuzesura nanjye nawe sa ariko se umukobwa wawe ahubwo ma uzi ko ntazi ko ngiye kubwira ntazi ko mbikubwira ariko cyumweru ni gahunda ariko ari ibintu ntaramenya neza iyo umuntu aje kwerekana umukobwa arabona amerekeza oya iyo ari ubwa mbere aje wenyine ari ukumwerekana mu rugo aza wenyine nabyo kereka wende iyo ari ukujya gufata irembo nibwo wowe ushaka nk'abasaza na papa wawe bakagenda bakagufata irembo ntabwo ari ngombwa ngo aze mu rugo aze ubwo noneho mubwire ku cyumweru tuzaze rwose nta kibazo ariko rero nawe akantu ugiye kumfasha mbwirire papa tegure sinshaka ko azaninshishamo hasi ko n'umusirimu nawe urabizi se papa ndamubwira ariko imyitwarire rwose ntabwo inshimishije kuko atakabaye ari we iri duka ntabwo ryakabaye rimeze gutya ryakabaye ryuzuye njyewe sinzi mba mbona hari ahandi ajyana amafaranga ntazi yaraje aransarana gusa ariko nawe namubwiye nafashe kubikurikirana wapi ubyingiramo njyenyine kandi urabizi ibintu by'ubuyobozi bya ribu n'iki ntabwo mbimenyere ariko ntabwo nshaka ko mutazi uburyo numvise abantu baje gukomanga sinabyitayeho ariko ngiye kubona papa ntabwo nkiyizera rwose sinzi ikintu tuzakora ikintu tuzakora se ndabona ari ukwicara tukaganira nawe tugafata umwanzuro ibintu bigahinduka mu rugo bitabaye nzicana na so muzarwana tubabare ariko reka nanjye nkubwire ikintu uzagufasha nimugoroba tuze kuganira twese ahari tumubwire ibibazo dufite tumubwire imyitwarire yiwe papa nadahinduka n'ibintu ari mbarwa tuzaramufungusha ubundi arajya dutererana kuriya amufata nabi neza nta kundi mwana we ngaho ugera kwa witegure rero ujye kureba ujye kuri ribu hakiri kare asigarira ari nta kibazo ariko ntuti Welcome. Gay. Oh. Uzi kuki utampamagaye? Shashere numva nicaye numva nagukumbuye ndamukumbuye kujya gusura. Ahubwo uko nanditswe ntari bagusangire. Nyamara ushobora gusanga hari igihe ntahari cyangwa asanga nagiye nko mu kazi ugasanga ni ikibazo. Shashere nose ndinjiye mbona imodoka yari yanabura gusirana. Sure. Hayoye. Ni ukuri kw'Imana. Imana aragira kuremera kutanagi kugira mwiza gusa. Uzi ko kuva nahura nawe ngo mu nzozi zanjye mbora nkugiye twameze neza. Shashere kibarenze uko nayimeze umva nicaye ndagusubira. Irungurira nyishya nabo bakagirira. Nanye nimbera. Kafe. Zane bawusha. Niko. Kunateretse mama yangu. Bajya kubu ujye no mpano ntabwo imodoka zigongana.
nta wundi mumeneke ni wowe wenyine gusa ibihe byiza twagiranye ajya gutera agatebe mureba nakubeshya ese sheri uriya mwana ni uwawe kariya ni akana abyaye nyine umusore gifite imbaraga kabana urugo nyine ikibazo se gateje niyo wazaza mfashe ukarera shashe nzagufata tukarere rwose nako ni akana kacu ubyanjye n'ibyabo umeze utese sheri nanjye nubwo uje rwose umutima wari kurahira kuza gushaka uri kwimana kuva twaryama nahise numva abandi bagore bose imbere yanjye zero sashiri nanjye twajyanye ibihe byiza pe kandi nicaye navuga ati pe numva ndabukumva cyane ngo twabikora uravugisha ukuri ujye numa kabisa sheri uri kwimana ariko wisiga iki shashiri nyawo bitasanzwe twajya wisiga za prepa na za mayonnaise no kugura ariko imana yarema no kumva kubwira ubundi niwe mugore ureke mwe bajya babeshya oya ngiye kuzakora amahano rwose ngewe shashiri nani umeze neza ariko umeze neza ntarakubona nibwo nanize nawe ariko kuva nkubonye ndumva ntangiye kugira akanyamuneza nanjye ndumva nishimye cyane ko namubonye ahubwo urabizi n'ikindi reka natse imodoka tujyara kuri hoteli dushaka umutwara cyangwa agakoko cyangwa ucishije agasamaki uje ni kubizi njye amafaranga imana yampaye ubundi ngo tugomba tuyasangira wenyine nta wundi muntu ushobora gukora kubyara sibyo ariko neza urasa nawe ariko genda ngo gita minsi imana kugira ubu nk'ubu wabagaye kuko imyaka yose nabayeho hobakira mu bikecuru ariko sheri ibyo cyatangira ngo umuntu ahore n'undi ariko ni nawe zani mwe tonga muri chambre sha zana zangu tuzayiza umukarara mu cyumba ndarama niko nanjye uje cyo kora n'ingiye n'undi gusohoka ariko nagira ngo nyine tugende dusangira akantu Kevin reba kona cyangwa imbere y'igitanda uzane ngende bagukase shabu n'undi kora n'izikamambira uzobona zino ndera shasi byo urukumva ubundi wowe niwe byose byane ntureba ndetse nzagereza Apeti sheri. Ana mba muzanya harakubiye. Fashe ubwenge ni fresh. Wari bigose bijya wumva kubaye byose. Baye ibintu bifite isuku bimeze neza man. Aka ni akamini hotel. Izoro dushya buri munsi. Apeti rero. Merci sheri. Wajya rwose. Nakubwiye. None si ubizi tubundi umeze. Sheri imeze neza. Rero reka mubwize ukuri wamindura ubuzima mba numva rwose isi yose ubu ndayifite ariko ujya ubona ko uri umukobwa mwiza sheri nanjye rwose wamindura ubuzima pe wareka ubwo shambere uko ryari shaho ubona peti sheri wanjye wareka nanjye ngweke yashaho nubone shaje ugira ngo binarabyibagiwe none se
uyumvute muri iyi minsi turi kumwe mba meze neza meze nk'umuntu uri mu isi mbese oya narabonekewe cyane kweli cyane rwose uwamendera ubuzima ntabwo uhindura se harya wari wambwiye ko ushaka kuzakora iki ntabwo twaguha warambwiye nyine tujyanye na bizinesi gusa nyine gukora bizinesi wakora se iki wumva ubona cyaguteza imbere ukumva ko birimo neza ku buryo utazahomba shasheri rero bitewe nyine n'ukuntu ibintu bisigaye bimeze urya ni inyama rwose akira ntuhereze eshanu utaziha kuko ninjye ngomba gutonisha nkagutitisha urakoze cyane reka dusangire ahubwo zirakomeye ariko biraryoshye biraryoshye rero nyine nabonye bizinesi y'akabari rero ibonekamo amafaranga akabari ni umukobwa mwiza gutya abagabo muri no karitsiye ntabakira ashaka ntashari humura reka ni wowe wanjye nditonda ntabwo nzajya mu bushurashuzi iyi naba bahehese bishobokizwa ni sheri oya ntabwo nzabikora uwo nkwizere sheri nyizere njye nditonda ndi umukobwa mwiza pe ndabizi ariko ntabwo rwose ntabwo nzajya mu bushurashuzi kandi sheri byambwira ni ukuri nyizere waretse nkagushingira aka supermarket gatoya ugashyiramo amanido amamayoneze ibintu bitarimo inzoga mukobwa mwiza sheri ntabwo byatunze amafaranga cyane kandi nyumvurwe nizera ubuse kuteye neza ko mfite ubwoba ko bakuriga n'abagabo sheri ndabizi urankunda cyane ariko nanjye rwose ndagukunda ubu ukajya urara mu kabari ukaryama mu gitondo saa 10 naryamye ntari kumwe nawe sheri humura nzagukiraho umuzamu oya sheri ntabwo biri gukora umuzamu nawe waba utanyizera cyane ugakabya shanze ica umuntu se sheri nakari ngombwa humura ariko nyizera ngenda bikwizeye akabari urumva gakora neza sheri nzabikora neza cyane kandi iyo mubwira umukobwa we utazapfa ubusa oya sheri zapfa ubusa urumva aka kanya ibyo twajyanye n'ababyeyi bagiye ku buryo twajya gupfa ubusa sheri ni ugushingira akabari ugashiranga ba gitifu abandi bose ntabwo byapfira bifite ndashaho rimwe ifite amadepo cyangwa bita karangwa buriya karangwa wajya ujya kurangura byeri ntazi shashe reka nkubwize ukuri nta mugabo ukuruta uvugisha ukuri ni ukuri kw'Imana uzi ukuntu umva wambereye umugabo mwiza nazigera nibagera imbere y'umubwira ubuzima bwanjye bundi nkunda kwizera reka nkugirire icyizere kore nizera pe ubu se wakoze bije neza ku buryo wumva cyangwa uragenda uyikore uzanzane n'uwo bije wakoze cyangwa amafaranga amaze gutegeka kaba gahagaze miliyoni nka zingahe cyangwa rero sheri bizinesi tumaze gupanga yo gushinga akabari nasanze byibuze byagara nka miliyoni 5 ariko azaba arimo n'icyokezo byose bizaba birimo miliyoni 5 se shahu katwumvira miliyoni 5 bizavamo sheri bizavamo kandi n'abakozi byose n'ibikoresho yego okay nta kibazo noneho ejo mu gitondo uzaze ngweshe kujya kuri banki ufata amafaranga kwera none ukivana uhita ujya gushaka inzu sheri biranshimishije cyane pe urakoze nimara kuyibona ejo uza ngo amafaranga ugura ibikoresho intebe amameza amakaziye n'ibintu byose uzakenera hanyuma utangira gukora akazi sibyo ariko kondisi kwitonda ukamenya ko uruwanjye sheri humura kweli humura ndabikwijeje cheers cheers sheri wow thank you so much sheri nukuri bakoze cyane ndagushimiye cyane kuko Imana ubundi wowe wagize ibibazo ntaraba niyo mu buzima bwanjye niyo nari ntegereje sheri nukuri nanjye wamindira ubuzima bwose nabi yaba twazabyara n'akana sheri akakaye niga burya umwana nicyo kintu cyonyine kigaragaza urwibutso hagati y'abantu bakundana wa mwanya kavise noneho ujya nkiri mutoya ubona ko amaze kuba umusore niyo mpamvu mfite umugore nk'ubu nyine mba mwibukira ariko umugore wanjye yarahohoke sheri reka byibuza kandi na bizinesi iri gushinga ko igenda neza uba bizagenda neza nta mafaranga ndashyiramo wahombye nzashyiramo kugira ngo ako nawe uzabifate neza sheri umva humura nzabikora neza cyane aho se umuntu wakuruta se wakundutira ninde nta